Philadelphia Imana iratsinda. Twongeye gushima Imana tugarutse mbere yanyu iki gitondo kiza. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas turuka mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Mana turayishimye kubwo kuturinda no kutuyobora kwayo. Twatangiye umwaka, twarangije amezi 5 turi bazima. Twatangiye ukwezi kwa gatandatu, byose ni mirimo y'amaboko y'Uwiteka. Reka tubanze tuyishime. Mana turagushimiye iki gitondo kiza, warakoze kuturinda mu kuva twatangiye uyu mwaka tugeze uyu munsi n'imbaraga z'amaboko yawe. Suko turi beza kurusha abandi. Niyo mpamvu tukugarura icyo cyubahiro kubw'uburinzi bwawe. Warinze igihugu cyacu, warinze itorero ryawe, warinze abakozi bawe, warinze imiryango yacu, natwe tukaba turi bazima. Turavuga ko Mana ushimwe mbere ya byose, kandi ubanzo tubabarire. Turabana bana b'abantu twagiye ducumuzwa ni byinshi mu aya mezi tambutse, aho tutakoze neza Mana tubabarire. Maraso yongere tweze, weze kirere, weze ijambo ryawe uyu munsi. Tugiye kongera kuvuga butumwa bwiza ribashe kutugirira umumaro, abadutega amatwi bose ubafashe, iri jambo ryawe ribagirire neza. Uwo twirukanye ni Satani mu kirere, Satani urwanya ijambo, Satani urwanya abera, Satani urwanya umurimo wawe. Turahagaritse migambi ye yose Mwami, twambika imbaraga z'Umwuka Wera, tubashe kugendana nawe nguko bikwiriye. Urakoze, tugusabye twize mu izina rya Yesu. Amina. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro bene data. Bakristo tufatanije urugendo, turanezerewe kubwo mbabazi z'Uwiteka. Iracyatuha muka wo kuhumeka, iracyatuha mwanya wo kubwiriza butumwa bwiza bwayo, iracyaduha mbese gutekereza ku by'uru rugendo. Turimo kugenda dusatira ibiye bimwe bitwa biye by'imperuka, kandi bibiye nasanze ko ari ibintu byinshi bigenda bica intege abantu, ari byinshi birimo kugenda bisubiza abantu nyuma, ari byinshi birimo kugenda bitandukanya abantu n'urukundo rwa Kristo. Ariko tugomba gushaka natwe izindi imbaraga zizadufasha mu buryo bwo kunesha iyo migambi y'umwanzi Satani. Niyo mpamvu iki gitondo kiza tongeye kuza mbere yanyu tubazanira butumwa bwiza bwa Yesu Kristo budufasha kandi bukadukomeza muri urugendo. Turasoma igitabo cy'umukozi w'Imana Yobu yatwandikiye, gice cya 19 murongo 23 tumanuke ku 27. Ijambo riravuga ko iyaba amagambo yanje yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, akakebwa ku rutare ngo ahore iteka. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko mucunguzi wanje ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu y'isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitekerereza. Si Ayubu nuko umutima wanjye numarwa n'urukumbuzi. Ayo na magambo ya Yobu yatwandikiye. Yobu yari umuntu nkatwe, Yobu yarizeraga Imana nkatwe, ariko tumva amateka ye ko mu buzima bwe yaciye mu bigeragezo byinshi. Rimwe na rimwe abantu benshi batekereza ko urugendo rujya mu ijuru, kwitwa mu Kristo ni kubona byiza gusa, ni kuba mu mahoro gusa. Oya, ari gihe kumana avamo ibyiza, ari gihe no kumana ashobora kugaragaramo ibisharira.
ariko ibyo byose suko twacika intege, ibyo byose suko twakwakana Imana, ibyo byose suko twava mu bushake bw'Imana, ibyo byose suko wava ku murimo w'Imana. Ibyo byose tugomba gukomezwa n'Imana, tukashaka imbaraga z'Umwuka Wera, tubashe kwihangana, tukomeze muri urugendo kugeza aho Yesu azagaruka kujyana itorero. Tumva amateka yo mwene data Yobu ko yari umuntu w'umutunzi cyane, ariko tutakuruye ibintu byinshi yageze ku rwego ubutunzi bwe bwose burashira, kuko Imana yemeye ko mwanzi Satana mugerageze. Butunzi bose burashira, urubyaro yari afite nabo bose barapfa, ibintu byose yari afite birashira. Yobu agera ku rwego rwo kwicara hasi ababajwe n'umubiri. Yahuye n'ibibazo byinshi, abajyanama benshi bamugezeyo bamubereka ko ibyo Imana ntago yahana umuntu gutyo, ibyo byose ni icyaha wakoze, nibyo bitumye ibibazo bikugarukeho. Ariko Yobu yagiye abereka gusa mu magambo ye gukomera ku Mana, yagiye abereka ko ni Imana yabimpaye kandi ni Imana yabasha kubitwara, kandi yagiye abereka ko navutse mva mu nda ya mama nta kintu nari mfite. Oh haleluya! Ibyo tutabasha kurwanira bintu by'iyi si, gihe gito Imana ishaka kugutiza, kindi gihe gito ishaka kubijyana. Haleluya! Gihe gito yashaka kubona akazi, kindi gihe gito akazi kakabura, ariko woshikame gusa umenye ko Muremyi wawe aracyariho. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Navuze ko turimo kugenda dusatira ibihe bimwe bitwa ko ari ibihe by'imperuka y'Itorero ry'Imana, abakozi b'Imana, abakristo bene data. Kandi mu bihe by'imperuka Paulo yatubwiye ko izaba bihe bimwe biruhije, bihe bimwe bikomeye, bihe bimwe abantu mbese bintu bizaducanga. Ariko sibye byo kuva mu bushake bw'Imana usubire mu byaha, sibye byo kuva mu murimo w'Imana wongera usubire mu by'isi, kuko muririmbyi aratubwira ko Egiputa sinzasubirayo, abariyo Mana batabare. Egiputa sinzasubirayo, abariyo Mana batabare. Iyi misi ni misi yawe yo kuhagarara ku rufatiro, ni misi yanjye yo kuhagarara ku rufatiro, tukihanganira bigeragezo, tugasenga Imana ikatwongera imbaraga z'Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera nukomeza umugenzi, Umwuka Wera nutuha imbaraga zo gukomeza gukiranuka, tutacyumuzwa n'ubuzima dufite mu ibi bihe byacyo. Yesu ahabwa icyubahiro. Twasomye amagambo y'Imana, umutwe w'ijambo ratubwira Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Kuhamya ko dufite umucunguzi uzadukiza. Yobu arahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Sasa igihe cya Yobu twifate twebwe mw'ibi bihe by'imperuka, tugomba gushaka imbaraga zo guhamya ko dufite umucunguzi wacu Yesu Kristo uzadukiza mu mibabaro yose twahura nayo ku isi. Tugomba kuhamiriza abantu, tugomba gukomezanya mu bibiye, tugomba kuhumurizana mu bibiye Itorero ry'Imana. Ntabwo ari igihe cyo guca abandi intege, ntabwo ari igihe cyo gusubizanya inyuma, ariko ibi byose Imana ishaka kwemera natwe tuce mu muriro, natwe tugeragezwe, izashake intware, abantu bazahagarara intware ku murimo wayo, abihanganye bibagerageza, abakomeje abandi, abahagaze ku murimo w'Imana nguko bikwiriye. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwami bwo gukinisha, ntabwo ari ubwami busanzwe gusa, ariko azajyayo abantu bakomeje gukora iki? Kwihanganira bibagerageza, bagakiranukira Imana. Nabonye abantu benshi babwiye bene data kuva mu 2000 basengaga Imana, ariko myaka 5 myaka 10 ishize bari abantu bamwe barabahamya ba Kristo, bamwe bamaze gusubira inyuma, barongera barasubira tena muri Egiputa, barongera basubira tena mu bibi bari bavuyemo. Ariko tugomba kuhamya Kristo ko ari umwami wacu uzadukiza.
tugomba guhamya ko Kristo ari we mucunguzi wagiye kututegurira ubwami bwo mu ijuru kandi azagaruka gukora iki? Kutujyana mu ubwo bwami. Niyo mpamvu ndagusabye, ari wowe ari nje ari abakozi b'Imana, abavuga butumwa, tuongere tena tuhamye mbere y'abantu ko Yesu Kristo niwe mwami cyangwa niwe mucunguzi uzadukiza. Nuko twahura n'ibibazo, nuko twaca mu muriro, nuko twaca mu mazi, ariko nta wundi uzadukiza ni mwami wacu Yesu Kristo, itorero ryayo. Niyo mpamvu mukomere kandi mushikame, mwihangane mu bibazo byose murimo kuhura nayo, kuko nta kigeragezo kiza ku muntu Imana itakemeye. Kandi ijambo ryo riratubwira ko Imana ndago yaha muntu kigeragezo kiruta kwizera kwe. Ibipimo rimo kuhura nabyo, Imana iragushaka iki? Ni kwihangana ugakomera, ukakora iki? Ukizera Kristo ko ari we mucunguzi uzagukiza. Ari abantu benshi badafite umutima wo kwihanganira bibagerageza. Ari abantu benshi bashaka muri urugendo bagende babona byiza gusa. Navuze ko Imana ava mu bintu bibiri. Hari igihe cy'ibyiza, hari igihe nitushaka kuhura n'ibi bisharira. Ariko mu gihe cy'ibisharira si kuvuga ko twava mu bushake bw'Imana. Tugomba gusaba imbaraga zo gukomera tubashe kunesha ibitugerageza. Yobu yarakomeye, arahamiriza ko ntabwo ashaka kwakana Imana ye. Hano aravuga ko iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, yatekereje inzira zose yahuye nawe, bibazo byose yahuye nabyo. Avuga ko iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, bikaza kuhamiriza abandi mu myaka iri imbere. Iyaba yari yanditswe mu gitabo n'ahandi yo yifuje ko amagambo ye yashirwa. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, yakandikwa mu gitabo, abazankurikira inyuma bazasange byanditswe, kuko nabo bizabakomeza. Akandikishwa ikaramu y'icyuma ayo magambo yanjye. Shuti ndukibagirwa amagambo y'Imana, ube wandikisha karamu y'icyuma ku bugingo bwawe, kuko amagambo y'Imana izadufasha. Amagambo y'Imana nidukomeza. Nta kindi cyatuma umukiranutsi atateshuka n'amagambo y'Imana. Yo nani muntu w'Imana Dawidi nawe yavuze ko nabitse ijambo ryawe ku mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho. Mu gihe tubuze amagambo y'Imana ku mitima twacumura nk'abandi, ariko mu gihe tubitse amagambo y'Imana ku mitima yacu byadukomeza. Mukobwa mushiki wanjye, mwene data, tufatanije urugendo, magambo y'Imana ku mitima yacu yadukomeza kugeza aho Yesu azaza kujyana itorero. Yaba akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, akakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Yaba amagambo yandi yanditswe, akanditswe icyuma ku rutare kugira ngo ku rutare ngo ahore iteka. Iyo bavuga amagambo ye. Ariko njyewe ubwanjye aratangira kuhamiriza. Se uracyahamiriza Kristo? Uracyahamiriza mbere y'abandi bacitse intege? Uracyahamiriza wo maze imyaka myinshi ku murimo w'Imana? Urimo kuhamiriza abandi bakomezwe? Urimo kuhamiriza abandi bamenye ububasha bw'Imana? Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ndukavuga Imana utiringiye ko umucunguzi wawe ariho. Ndukabe mu rusengero rw'Imana myaka myinshi ku mutima wawe utazi ko umucunguzi wawe ariho. Hariho abantu bahura n'ibibazo, mwanya agiye gusenga atangiye kubaza, Mana uriho? Ni wowe cyangwa se atari wowe? Ni wowe nsenga cyangwa se atari wowe nsenga? Se kuva twemeye kwinjira mu mazi menshi tubona ko atari Imana twizeye, bene data, Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Yo baratubwira ko ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi.
mahererezo ya byose uwo mucunguzi wanjye uriho azahagarara muri iyi si, aze kuducira urubanza, aze gukora iki? Kuturokora, aze gukora iki? Kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Nzi ko mucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu iyi si. Nuko tubona isi igoswe n'ibibi, nuko tubona isi igoswe bitubabaza, ariko amaherezo mucunguzi wacu azahagarara ku iyi si. Uyihangane, ukomere, ushikame mu mwami Yesu Kristo. Amaherezo ya byose mucunguzi wacu azahagarara ku isi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murongo ukurikira. Kandi uruhu rwanjye, kuko yari yababaye cyane, yobora atangira kuhamiriza. Nuko abantu bamubwiraga gutuka Imana, kwanga Imana. Iyi minsi abantu benshi barimo gukubwira kuva ryari watangiye gusenga, imyaka maze mu gakiza wabonye mu iki? Inyungu nyinshi turayifite, n'ibihamya turabifite, n'ibindi biracyari imbere. N'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho, tukava ku isi tukajya kwicarana na Yesu mu ndebe y'ubwami. Ube utekereza ku buzima bwawe, se nagaruka tuzajyana, nagaruka cyangwa se nzasigara? Ni kibazo kubazasigara. Murongo ukurikiraho. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, kuko yarababaye, yarabajwe n'umubiri, arihamiriza. Uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana afite umubiri. Iki twose twambaye n'ubusa. Muririmbi yaririmbiye kera, tumvaga tumakorasi mu rusengero, mubiri we, mubiri we, mubiri nagukundaga ariko rangura bora. Uyu mubiri nutugusha ku isi turimo. Ari mu bintu bitatu bigusha abakiranutsi, bisubiza abantu nyuma, bitandukanyiza abantu n'urukundo rwa Kristo. Ari isi turimo, ari Satani uyobora isi, ari n'iyi mibiri twambara. Ariko yobora avuga hano, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana afite umubiri. Nimburunguru rusha kubora, ariko iyo kyonzi ko musu mucunguzi azahagarara ku isi, nzahagarara mbere y'Imana afite umubiri. Haleluya! Sinzi nimba ibyo uhabyizera. Tuzahagarara mbere y'Imana dufite umubiri. Nzayireba ubwanjye, atarundi uzaturebera. Nzayireba ubwanjye, mpagarare mbere yayo mfite umubiri. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Amaso yanjye azayitekereza, si Ayubu. Amaso yanjye azayitekereza. Nuko tubabaye, nuko dusuzuguwe, nuko duca mu bibazo, ariko munsi Yesu azaza, tuzahagarara mbere ye dufite umubiri, kandi amaso yacu azamureba. Munsi tuzamubona. Sinzi ibyishimo tuzaba dufite, sinzi umunezero tuzaba dufite, sinzi nimba tuzagira amababa tusimbuke. Nawe azaza afite umunezero. Niyo mpamvu wihangana ibibazo byose uhura nabyo, wihangana ibikugerageza, kuko numara kwemerwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo Imana yateguriye abande abamwizera bose. Mana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nuko umutima wanjye numarwa n'urukumbuzi. Nuko umutima wanjye wamarwa n'urukumbuzi, ariko hari umunsi tuzahagarara mbere ye twambaye umubiri. Hari umunsi tuzahagarara mbere yawe tufite ibyishimo. Nabizi ko hari byinshi birimo kuduca intege, amaji ya Satani ni menshi muri ibi bihe, ariko wihangane, ukomeze uhamirize Kristo, umenye ko niwe mutabazi wawe. Dawidi yaravuze mu magambo yavuga ko mu byago no mu makuba tuhore dushima Imana. Yemwe bakristo bikigiye, ntabwo tukwiriye gushima Imana tumubyiza, no mu bibazo, no mu gihombo, no mu burwayi ugomba guhora ushima Imana. N'umunsi tutariye tugomba gushima Imana, nuko tutariye ariko turi bazima.
kuko hari umunsi tuzahagarara imbere ye, hari umunsi azatuhanagura amarira, hari umunsi azatwambika ikamba yabanesheje. Sinzi nimba witeguye kwambikwa iyo kamba, mukozi w'Imana. Iby'isi ntibikatujyane kure y'Imana, iby'isi ntibikatutandukanye n'urukundo rw'Imana. Yobu yari umutunzi, Yobu yari afite byose, ariko byose yaje kugenda ng'umuyaga. Arahagarara mbere ye, arahamiriza Imana ye, arahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Reka turangirize kuri iri jambo riri kuri Zaburi 101 murongo wa 6 n'uwa 7. Dawidi aratubwira iki nawe ku giti cye? Amaso yanjye azaba kubanya murava mu gihugu. Dawidi aratubwira nawe, amaso yanjye, Imana iravugana nawe, amaso yanjye azaba kubanya murava mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ndazaba mu nzu yanjye, ubesha ntazakomezwa imbere yanjye. Twavuze ijambo rimwe na rimwe abavugabutumwa bakunda gukoresha ijambo mu ivugabutumwa, bahamagara abantu kwa Yesu. Nimuze kwa Yesu ari byiza, nimuze kwa Yesu ari amahoro, nimuze kwa Yesu ari gutya na gutya. Koko birahari, ariko ari igihe tushaka guhura n'ibimwe bituremereye. Ibyo tusabwa iki navuze, tusabamo gushikama no kwihanganira bitugerageza. Iyi minsi Satani yatwambuye umwuka wo kwihanganira bitugerageza. Mugenzi wawe nateshuka gato ya mbere yawe, ukumva tukumurega, ukumva kumusebya, ariko hahirwa wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo yayindi Imana iteguriye abo abayikunda. Dawidi nawe Imana imuhaye amagambo ati, amaso yanjye azaba kubanyamurava. Nimba turi ku murimo w'Imana, mureke tugaragare abanyamurava ku murimo w'Uwiteka. Yewe muririmbyi, yewe munyamasengesho, yewe muvugabutumwa, mureke kwikubita igituza ati ni njyewe. Mana nifite urufunguzo rwa byose. Tubwire abantu ko twebwe turasenga, ariko ukora imirimo n'ibitangaza n'Imana. Mu gihe twasenze tugomba gutuza, tukarindira igisubizo kiza kiva ku Mana. Niyo aratubwira, amaso yanjye azaba kubanyamurava. Se ushaka kwisuzuma, nanjye nisuzuma. Turabanyamurava mu bibihe by'imperuka mbere y'Imana cyangwa ku murimo wayo? Amaso yanjye azaba kubanyamurava mu gihugu. Abanyamurava mu gihugu cyabo bantu bashaka, bari abantu amaso y'Uwiteka iba kuri bo, kugira ngo tubane. Bitusabamo tube abanyamurava mu gihugu cyacyo, kugira ngo tubane n'Imana muri urugendo. Kandi tubanye n'Imana tuzanesha bitugerageza, tubanye n'Imana tuzumva ijwi ry'impanda, tubanye n'Imana musi umwe tuzicarana na Yesu Kristo ku ndebe y'ubwami. Ndukabe mu murimo w'Imana mane kugaya, ndukabe mu murimo w'Imana buri munsi utabasha kuhamiriza mirimo myiza Yesu Kristo yakoze ku bwawe. Bandu benshi basigaye banga gushima Imana, nimbivuga barandoga, nibivuga Satani arankurika. Satani afite bwawe bubasha. Mana nimba yavuze baho, ninde wundi wahindura ijambo ry'Uwiteka? Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Mana irahamiriza hano, umuntu ugendera mu nzira itunganye nuzakorera Imana. Mureke kurwanira bindi bintu ku murimo w'Imana. Wowe ushake kugendera mu nzira itunganye, nanjye nshake kugendera mu nzira itunganye, kuko abagendera mu nzira itunganye niyo bazakorera Imana.
Mana yonyine irabazi mu itorero ryayo. Mana niyo ishira amavuta ku bantu bayo. Mana niyo yimika abantu bayo. Mana niyo ikura abantu hasi kabashira hejuru. We ube gusa mu nzira itunganye, uzanezeza mutima w'Imana iza gushigikira ku murimo wayo. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Umurongo wa 7. Umuriganya nazaba mu nzu yanje. Yewe muriganya, Mana irabwira Dawidi ko umuriganya ntago azaba mu nzu yanje. Iyi misa biyoberanya babaye benshi mu nzu y'Imana. Iyi misa bishushanya babaye benshi mu nzu y'Imana. Iyi misa indyarya zibaye nyinshi mu nzu y'Imana. Iyi misa abantu badakunda abandi babaye benshi mu nzu y'Imana. Iyi misa abanyamashari babaye benshi mu nzu y'Imana. Ariko hano aratuhema ahamiriza uriganya ndazaba mu nzu yanje. Wisuzume nanje nisuzume. Nidukomeza kuba abariganya mu nzu y'Imana ntabwo izatuyemerera kubamo. Ubesha nazakomezwa imbere yanje. Umuntu wese usigaye ubesha ntabwo azakomezwa mbere y'Imana. Yemwe nimari impano sha zinjiye mu rusengero zitari mu mpano kenda y'Imana yatuhaye. Mano yo kubesha nayo irimo. Abakristo ndago batinya kubesha ahera y'Imana. Abakristo ndago batinya kubesha abakozi b'Imana. Ese murakibuka inguru ya Anania na Safira mbere ya Petero? Ingaruka bahuye nayo. Ariko imisi usanga abantu bafite ibinyoma, babesha abakozi b'Imana, babesha ababayobora ku murimo w'Imana, baririmbyi. Yesu atufashe kandi atugire neza. Ariko hano Imana iratubwira ko ubesha ndazakomererezwa imbere yanje. Umuntu wese ubesha nazakomererezwa imbere y'Imana. Iyi misi ni misi yacu yo kwisuzuma. Iyi misi ni misi yanje yo kwisuzuma. Se turimo kuhamiriza Imana gute? Kuhamiriza Imana si kuvuga gusa butumwa bwiza. Mbuto zawe aho ukorera baravuga ko uri umukristo. Mbuto zawe aho utuye baravuga ko turi abakristo. Mbuto zacu mu byo dukora birahamiriza ko turi abakristo, kuko umuntu witwa mukristo akora byo gukiranuka nuko kuhamiriza Imana kukuri. Mundu ukijijwe baramuhamiriza ku giti cye nawe kubwe. Mundu ukijijwe wakiri agakiza yera imbuto nziza. Mureke tuhinduke, mureke tuhamiriza Imana mukuri no mu muka, kuko iminsi yo kugaruka kwa Kristo iri hafi. Se nagaruka katusanga turaba abantu babesha, nasanga katusanga turabariganya, nasanga akasanga tutakora, nagaruka katusanga tutakora neza murimo we, tuzaba bande Mane bashoboje kandi iri jambo ribagereho ridufashe twese hamwe tutunganye bugingo bwacyo, kuko tutazi musi nisa. Yesu ari kurugi arimo arakomanga, yo asigaye ibintu bito gusa Yesu agarukiye kutujyana. Se nagaruka tuzagenda cyangwa se tuzasigara. Ndukateshuke kubw'uburwayi ufite, ndukateshuke kubw'ibibazo ubushomeri, ndukateshuke kubw'inzara, kuko tumvise hano ko Yobu yari yihanganye byose, ariko akavuga ko njyewe nzi yuko mucunguzi wanjye ariho kandi nzagarara mbere ye mfite undi mubiri. Mane baho umugisha, Yesu abagirire neza. Twagarukira hano ni ijambo ry'Imana, kuvuga byinshi siko kurangiza, ariko Mwuka Wera bayobore, nanje Mwuka Wera nyobore. Bibazo byawe urebe Kristo gusa, ibikuremereye urebe Kristo, kandi ngusabye ukomere uyihangane kugeza aho Yesu azaza kujyana itorero. Turagushimiye Masiya, tunejejwe n'ijambo ryawe. Reka Mwuka Wera tuyobore, abumva ijambo bagirire neza, ubashoboje bakomeze, ubahe imbaraga zo gukora iki, kukuhamya. Ubabarire bicumuro byacu itorero, ubabarire bicumuro byacu bakozi bawe, weze kiugu cyacu maraso yawe kizunguruke shuru karindwi, abatarakumenya nabo bakumenye, bwiza bwa bugote kigihugu, jambo ryawe rigira umumaro mu kihugu, jambo ryawe rigira imbaraga Mwami, ukemure bibazo dufite. Iri zuba ririmo kuduteza ubwoba, twizeye ko we uriho Mwami, uturinde ibyago, uturinde inzara, uturinde amarira, uturinde amakuba. Iminsi tuwe kukwizera kuko ari we Mana. Uwo twirukanye ni Satan, twirukanye imbaraga za Satani mu gihugu, twirukanye bitugerageza, twirukanye
kudutandukanya n'urukundo rwawe, ariko tusabye ubwoko bwawe ubaha imbaraga zo kuhamya abasubiye nyuma ku murimo wongera ubagarure, abari hanze y'iki gihugu bashoboje mu rugendo rw'agakiza, tucishwe bugufiya, tutinye icyaha n'igisana nacyo mwami, kuko icyaha niyo kizaturimbura. Mu butwari bwawe udufashe kandi utugire neza, abarwayi ubakize, imbunzi batabare, abari mu marira n'agahinda uriho Mana kandi ari wowe uhanagura amarira. Niyo mpamvu turagushimye, tunejejwe n'iri jambo kandi ritubera umugisha ku bantu bose, ni mu izina rya Yesu Kristo tugusaba. Mana ibaho umugisha. Yari Pasteur Serugendo Dismas. Tushaka kubaha nimero de telefone mu buryo bwo gufashana, aricyo watugirira inama, aricyo utumvise neza, aricyo watubaza, cyangwa se tukagirana ubushuti bwo gusengerana no gukomezanya. Ni 0782439754. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia, Imana irakira.